arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije. Luka 13 umurongo wa 32. Hano Yesu yari mu kazi ke akiza abantu indwara nyinshi kandi yirukana abadayimoni benshi mu bantu. Kandi ibi bitangaza yabikoreraga hafi neza y'urugo rw'umwami Herode Antipa. Abafarisayo baza batumwe kumutera ubwoba, bamukangisha ko Herode ashobora kumwica. Ibyo bikangisho byabo byari bishingiye ku kuba uyu Herode yari amaze iminsi mike yishe Yohana Umubatiza, umwe wari umuhanuzi n'umwigisha, akaba kandi yari integuza ya Kristo. Ariko ibi Yesu ntibyamukanga, ntibyamukura umutima habe na gato rwose, ahubwo yikomereza akazi ke ko gukiza abantu. Nandetse ntiyatinya kubwiriza intumwa z'abafarisayo kubwira uyu Herode wari igikangisho cyabo ari amagambo akomeye twasomye ngo nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije. Yesu ni igitangaza. Uyu Herode Yesu agereranije n'ingunzu ni umwe mu bahungu ba Herode le Grand cyangwa se Herode mukuru, umwami wari uyoboye Yudeya mu gihe Mesiya yavukaga, wa wundi wahotoye impinja z'i Betelehemu, wa wundi kandi watumye Mariya na Yosefu bahungana Yesu bagahungira mu Misiri. Nagize amatsiko nifuza kumenya impamvu Yesu yabonaga Herode Antipa nk'ingunzu mu maso ye. Kuki atamwise imbwebwe cyangwa mwita impyisi akamwita ingunzu? Reka tuvuge ku ngunzu gatoya. Ingunzu ni inyamaswa ibarizwa mu muryango ubonekamo izindi nyamaswa nk'imbwa, ibirura, imihari ndetse n'imbwebwe. Muri uyu muryango ingunzu ikaba ariyo nyamaswa y'inyantege nkeya, kandi zose kuko ari indyanyama bituma utunyamaswa dutoya nk'inkwavu, imbeba, inigwa habiri, inkoko ari two ingunzu ishobora kwica ikatugira umuhigo wayo, maze yatubura ikirira ibimera nk'ibihumyo, imbuto, cyane cyane imineke. Iyi ngiyo igomba kuba ariyo mpamvu ingunzu ikunda kwibera ahantu hari intoki cyangwa se hari urutoki rwinshi. Mu gitabo cy'indirimbo za Salomo ibice 2 umurongo wa 15 handitswe ngo mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Uyu murongo ugaragaje neza ko ingunzu ari inyamaswa ikunda kwibera mu nzabibu cyangwa se mu rutoki cyangwa se ahandi hantu haboneka imbuto. Abashakashatsi benshi bagaragaza yuko ingunzu ari inyamaswa igira amayeri ariko nta makenga igira. Igira amayeri menshi ariko nta makenga igira. Niyo mpamvu igira icyangiro cyinshi ku bantu. Abantu ntibayikunda kubera ko ihiga inkwavu n'inyoni na za nyamaswa zindi, twa tunyamaswa tundi twavuze z'igasozi, maze kubera kutagira amakenga ikarengera ikaza mu biraro by'abantu, ikaza mu biraro cyangwa se mu ngo z'abantu, ije gufata inkoko n'andi matungo abantu biyororeye, ndetse no mu ntoki z'abantu bitereye ikangiza insina ije gushakamo imineke. Niyo mpamvu abantu batayikunda. Ubwo tumaze kuvuga kuri iyi nyamaswa yitwa ingunzu, reka tugaruke kuri Herode Antipa wagaragaraga nk'ingunzu mu maso ya Kristo. Uyu Antipa yari umuhungu wa Herode le Grand nk'uko twabivuze. Mbere y'uko Herode le Grand apfa rero, ubwami yari ayoboye yabugabanije abahungu be batatu, ari bo Herode Archelaus, Philippe ndetse na Herode Antipa. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 6 umurongo wa 14, Herode Antipa bamwise umwami, ariko ntiyari umwami nka se Herode le Grand, ahubwo we yari guverineri wa Galilaya na Pereya, kandi akaba ari we wari wararazwe na se kuyobora ahantu hato ugereranije n'abandi bavandimwe be. Ibi rero byatumye ahora yifuza guhirika abavandimwe be ngo ayobore naho bayobora. Muri make ayobora ubuyuda bwose nk'uko se yarari, nawe ahinduka umwami aho gukomeza kuba guverineri. Kugirira ishyari n'umutima mubi wo kwifuza kurwanya bene se no kubahirika kugira ngo yigarurire hose ni kimwe mu bintu byatumye Yesu amwita ingunzu. Mu byibuke yuko twabonye ko ingunzu
itagira amakenga, igira amayeri menshi ariko ntigira amakenga kandi ntinyurwa. Iyo ibonye iby'igasozi cyangwa se umuhigo w'igasozi utayihagije, ntibiyibuza kuza mu ngo z'abantu kuza gushakamo umuhigo kandi kubera kutanyurwa. Nk'izindi ngunzu zose rero, Herode Antipa n'uyu mutima we wo kutanyurwa byarangiye agiye mu rugo rw'umuvandimwe we Filipe i Roma, ahava amutwariye umugore witwa Herodiya. Uyu Herodiya wateshejwe urugo rwe na Herode Antipa nk'uko ingunzu itwara urukwavu cyangwa inkoko ibikuye mu kiraro cya nyirabyo, yashiguwe cyangwa se yashituwe n'amayeri ya Antipa wamwizezaga ko mu minsi mike azaba umwami wa Yudeya yose, maze nawe akibera umwamikazi agatengamara, nyamara ibintu byakunze ntabyo yabonye. Herode Antipa mu kugera i Galilaya yumvise ubutumwa bwiza bubwirijwe na Yohana Umubatiza, abwakira anezerewe yishimye. Yohana Umubatiza amubwiza ukuri ko Imana itemera uburyo yambuye mwene se umugore we, kandi ko kugira ngo yakire ubwami bw'Imana agomba gutandukana na Herodiya. Ayo makuru Herodiya ayumvise atangira guhiga Yohana ngo amwice, ariko kuko Herode Antipa yari azi Yohana ko ari umuhanuzi, abamubitse mu nzu y'imbohe ngo Herodiya atamumwicana. Ibi ngibi bimeze neza nka cya gihe cya Eliya wo mu isezerano rya kera, Yezebeli amuhigira kumwica. Mwibuke ko Yohana uyu Bibiliya imwita ko ari Eliya wo mu isezerano rishya. Yahuye rero na Yezebeli wo mu isezerano rishya ari we Herodiya, kandi byarangiye noneho amwishe ku kagambane yakorewe ubwo umukobwa wa Herodiya yabyinaga akanezeza Herode n'abandi batware. Herode akamubwira ati saba icyo ushaka cyose ugihabwe. Nyina yaramwoheje amusaba igihanga cya Yohana Umubatiza, birangira Yohana yishwe aciwe igihanga. Uku gushyigikira abakuru b'idini ya Kiyahudi n'abafarisayo mu kubangamira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nabyo byatumye Yesu amubona nk'ingunzu imubereye mu rutoki. Mwibuke ko ingunzu ikunda urutoki, kandi Abisiraheli bari urutoki rw'Uwiteka. Tubisoma muri Yesaya 5:7 havuga ngo kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli, n'Abayuda ni insina yishimiraga. Rero kwa guhotora abana kwabayeho mu gihe Yesu yavukaga, kwica abahanuzi no gutera abatumwe n'Imana amabuye, byose byakorwaga i Buyuda bishyigikiwe n'ubwami bw'Abaherode. Ibi byose mu maso y'Imana bigereranywa no konona urutoki rw'Imana. Ariko reka twivugire ku magambo Yesu yasubije Herode ubwo yamuhamirizaga ko adateye ubwoba n'ingunzu imubereye mu rutoki ngo imubuze kuruhingira no kurukorera byose bikenewe. Yesu yamukuriye inzira ku murima, aramubwira ati ibyo wigira byose ntago wambuza gukora ibyo nkora, misiyo yanjye ngomba kuyirangiza ku munsi wa gatatu. Kandi avuga ko ibyo bizatangirira i Yerusalemu, aho yagombaga gupfira nk'abandi bahanuzi bose. Luka 13:33 haranditse ngo ariko nkwiriye kugenda none n'ejo bundi, kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari i Yerusalemu. Ibyo byarabaye, byarasohoye. Yesu arafatwa, arabambwa, aricwa, arahambwa. Ku munsi wa mbere n'uwa kabiri atsinda Satani n'abadayimoni, akingura gereza Satani yakingiraniragamo abera b'Imana kuva kuri Abeli kugeza kuri cya gisambo cyakirijwe ku musaraba. Nibwira ko iyi gereza cyo cyayimazemo umwanya muto cyane. Maze ku munsi wa gatatu arangiza byose nk'uko byari byarahanuwe. Amaze kuzuka yashyizwe hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa haba none ndetse no mu gihe kizaza, ndetse ahabwa ikuzo no gutwara byose. Ibintu byose bijya munsi y'ibirenge bye. Umwami yubahwe cyane. Umwami yubahwe kuko ibintu byose byashyizwe munsi y'ibirenge bye. Yihanganiye umusaraba, ariko ahabwa ikuzo, ahabwa ubutware mu isi no mu ijuru, kugira ngo ibintu byose abashe kuba yabitegeka, byose abitegeke. Soza ndaguhumurije wowe unteze amatwi, ndagukomeje nkubwira ko Kristo nta cyamuhagarika ngo abure kugukiza no kugutabara, kuko niyo misiyo ye. Keretse abaye wowe ubigizemo uruhare ntumwemere, ariko kumwemera ni umugisha ukomeye, kandi kumumenya ntago bijya byicuzwa. Abatari bamwizera turabifuriza kumwizera, abamwizeye mwikomezeho cyane,
kubera ko azatugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Muhabwe umugisha n'Imana.